birirwa batunda umutungo wa Kongo bawujyana iwabo. Hari uwo mwari mwumva twafatiye ku road block? Hari uwo mwari mwumva hari uwo dutangira tumubaza ngo ariko uwo mutungo wa Afurika urawujyana he? Ashwi nta nubwo bitureba. Ariko nabyo ejo bazahindukira bavuga ngo ariko umutungo wa Kongo abanyarwanda niwo ubakijije. Umutungo wa Kongo ubudakiza abanyekongo ba nyirawo. Twebwe ugiye kudukiza ute? Wabanje ugakiza ba nyirawo sahu, cyangwa ukabanza ukamenya n'impamvu abo bantu bafite umutungo ungana utyo nawe ugukiza ariko ntubakize. N'icyo kibazo ukabanza ukabafasha kugikemura. Babanje bakabafasha no kugira ngo uwo mutungo ubanze. Erega nabo banyekongo ugasanga nabo baririmbye iyo ndirimbo, baravuga indirimbo y'uko u Rwanda rukize kubera umutungo wabo. Wowe subuzwa n'iki? Wowe nyirawo, wowe nyir'umutungo ubuzwa n'iki kugira ngo ugukize? Twebwe dukizwa n'umutungo w'ibindi bihugu. Umutungo w'ibindi bihugu nemera udufasha ni ya nkunga baduha barangiza bakayitwara aho bashakiye. Ibyo ngibyo sinabihakana, ahubwo kenshi turanayibashimira nuko batumva. Erega twe ubundi turi abantu bagira ikinyabupfura, ntabwo tu inshuti z'urubuga Info France Rwanda, turabashuhuje, turabakiriye mu kiganiro twabateguriye cyane cyane ku kibazo cya Kongo tumaze iminsi tuvugaho, tugira ngo dufashe abavandimwe ndetse abaturanyi b'igihugu nka kiriya twabanye igihe kirekire, dufatanyije mu buzima, dufatanyije imibereho, dufatanyije byinshi, ariko bibaye ngombwa ko Info France Rwanda yongera kugaruka ku buzima bw'abakongomani ndetse ku mibereho yabo, kuko henshi urumva bavuga bati abakongomani nta buzima bufite, abakongomani imibereho yabo igerwa ku mashyi. Ukibaza impamvu. Tugaruke kuri kiriya gihugu. Nubwo wakwibaza impamvu kiriya gihugu ari abanyamahanga, ari bene cyo, ari n'abaturanyi bacyo, tuzi ko kiriya gihugu ni igihugu kinini kandi bivugwa ko kiriya gihugu gikize pe. Ariko ikibazo cyangwa se ibibazo bikurikira: ese abavandimwe b'abakongomani babona ko kiriya gihugu cyabo koko gikize? Ubwo bukire barabubona? Niba babona babubyaza uwuhe musaruro? Niba babona les élites, ni ukuvuga ngo ibihangange byize amashuri ya kaminuza, byize za ingenieur, bafite ibintu byinshi bashoboye gukora, bari hehe? Bahugiye mu biki? Ni ibibazo kandi biteye agahinda. Nibazo biteye agahinda kugira ngo abantu bibaza ibibazo bazanisubize, ahubwo bakabisimbuza intambara, bakabisimbuza umuvurungano, bakabisimbuza gukekeranya, bakabisimbuza kugira ngo bya bibazo bafite babiterere abandi, babitera abandi. Ariko reka twongere twibuke ko burya kugeza kuri isaha urugo rw'umugabo ni nyir'umugabo ndetse n'umugore babifatanyije. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze, niba umujura aje kwiba mu rugo iwawe, uwa mbere uzabanza kurwana nawe ni we nyir'urugo uhari, ndetse noneho ugatabaza, kuko ni intambwe ya kabiri. Niyo mpamvu ngo iki kiganiro tuvuge ngo abakongomani mwenyewe, abakongomani ba nyiri Kongo bo ubwabo babona bate ikibazo cya Kongo yabo, babona bate ubukene bwa Kongo yabo. Niba
amaradiyo atangaza ko Congo RDC, Repubulika Demokratike du Congo, ni ukuvuga ngo Repubulika iharanira demokarasi y'abakongomani bose, ariko kumva ko ari igihugu kiri inyuma mu bihugu bigeze ku 180 ni ukuvuga ngo ibihugu bigeze ku 190 byabaruwe, Congo iri mu bihugu 180 bya nyuma. Ni ukuvuga ngo ni akaga gakomeye cyane. Nk'iyo mibare cyangwa se nk'iyo report, nk'iyo raporo itangwa n'amahanga, abakongomani barayikurikira, barayumva, kuko icyo bita ikibazo hari aho kiba kiri, aho kugishakisha ahandi. Ni ukuvuga ngo abakongomani, natinyuka kuvuga ko ikibazo cy'abakongomani ni abakongomani ubwabo. Nyamuneka bantu turi muri diaspora, tujye tugerageza gufatanya n'inshuti zacu n'abavandimwe b'abakongomani igihe bahagurutse cyane, tubafashe kumva ko ikibazo ari bo ubwabo. None se niba umuntu umujura azaza akagera mu nzu uryamye, udasinzi, utarakanguka, azatwara ibyo ufite byose? Niba umuntu azaza akazi wawe kugufasha agasanga uraryamye, azasubirayo? Niba umuntu azaza kugufasha agasanga ubwawe ntiwifashije, azavuga ati ndahera hehe? Ni ikibazo, ashobora no gusubirayo. Reka tugaruke ku bavandimwe b'abakongomani. Ni abavandimwe pe, nkuko nabivuze ngitangira, amahanga n'abaturanyi nabo ubwabo bavuga ko igihugu cya Congo, Repubulika Demokratike du Congo, ari igihugu bigaragara ko ari kinini, kandi koko ni kinini. Igihugu gifite ubuso burenga miliyoni ebyiri za kilometero kare, murumva koko ni kinini cyane. Noneho n'abagituye, ndibuka ko Australia ifite muri za miliyoni 6 z'ubuso, ariko mu by'ukuri abatuye Australia ni bake pe ugereranyije n'ubwo buso. Congo nayo tugereranyije n'izo miliyoni 2 za metero kare z'ubuso, ndetse zinarenga rwose, abatuye Congo ntabwo ari benshi, ku buryo twavuga ngo kiriya gihugu kirwajwe n'uko abakongomani ari benshi. Oya, ni benshi yego, ariko ugereranyije n'ubuso batuyeho ntabwo ari benshi. Ntabwo ngiye gukora etude cyangwa se analyse ku byerekeranye n'ubuso na Congo ubwayo uko yabyifatamo, kugira ngo ihere kubwo bunini, ihere kubwo bukire bavuga, kandi koko bushobora kuba bunahari, ariko kugira ngo Congo izazahuke, ni ukuvuga ngo abakongomani ubwo bazazahuke, nibo bazibonamo ko bafite ikibazo, kandi ikibazo batagishyize ku bandi, batagishakishije ahandi, ahubwo ikibazo bakavuga bati ni twebwe. Nasuye Ubushinwa muri 1993, kuko icyo gihe nampagarariye ingaga z'abakozi zo mu Rwanda, ariko ndabwiza ukuri ko ikintu bambwiye cyambere bavuze ati Afrika, umunsi muzakanguka mugafata ibikoresho byo gukora mukajya ku kazi, Afrika izatera imbere. Ese navuga ko iyo mvugo bambwiye, twavuga ko na Congo ikeneye jisoma ubwo buryo bwo kugira ngo bakanguke, kugira ngo babone ikibazo bafite, kugira ngo bahine ndetse amashati, bahine n'amaguti base nkaho bayagira amagufi, kugira ngo amapantaro yahine, kugira ngo bajye mu kazi bakore. Kuko hari agasimba kigeze kubwira ngo akandi kati, ariko wowe igihe kinini gishira uririmba, kandi ngewe igihe kinini gishira nkora. Byagera mu gihe cy'inzara, we waririmbaga yanza rikagukubita, ariko muri cya gihe cy'inzara wa wundi wakoraga, ka gasimba kakoraga, karakibwira kati ngewe icyo gihe cyo gusonza kigera mfite imitiba nahunitse. Nibwira ko ni urugero rufatika cyane, nibwira ko na masomo abantu bagiye banyuramo, iyo abantu kera abibuka bigaga bavuga ngo la cigale ayant chanté tout l'été, naho Frumi iyo iri mu kazi, nuko ngo ya cigale nyine kubera kuririmba gusa yacyuye indirimbo, ariko ya Frumi iyo icyura umusaruro w'ibyo yahinze. Ndagira ngo tujye twibuka uko twabyirutse n'ibyadufashe mu kubyiruka,
bikadufasha no kugira ngo tuba abagabo n'abategarugori bafite imbaraga biyubatse bubatse u Rwanda rwabo kandi bakubaka n'amahanga bishaka. Icyo kintu nagira ngo rwose nyinyuremo, ni ibintu bigiye amasomo twagiye tunyuramo turi abana, niyo yagiye yubaka abantu iyo bakuze, kugira ngo noneho kwa gukura ujye wibuka ngo warambwiye ngo none se niba umubyeyi yarabwiye abana bati abana banjye nyamuneka mujye mushyira hamwe kugira ngo mushobore kugira imbaraga zo gukora no kurinda igihugu cyanyu, uwo mubyeyi se yabwiraga abana? Si umubyeyi, si ukuvuga ngo ni umuryango. Ibihugu byacu bya Afurika bigizwe n'imiryango. Kongo nayo RDC igizwe n'imiryango, kandi ya miryango bibutse imibereho, bibutse uko abantu bagiye bakura, nibyo byagombye kubafasha. Hari uwabwiwe undi ati nusubira ku isoko uzajya wibuka ibyo wahibagiriye, ibyo wahibagiriwe, cyangwa se uzajya nanone wibuka ibyo wahakuye kugira ngo bigufashe mu rugendo ukomeje gukora. Info France Rwanda, iki kiganiro yari yateguye cyari cyo kugira ngo dufashe bagenzi bacu bo muri Kongo kumva ko ikibazo bafite ari bo ubwabo, kumva ko ubushake bwonyine buzatuma biyubaka, bubaka ubuzima bwabo, bubaka igihugu cyabo, bubake imiryango yabo, ndetse bagende basatire n'indi miryango, basatire n'ibindi bihugu byabatanze mu majyambere. Naho ubundi ikibazo cy'intambara se kizahoraho igihe cyose Kongo itarashobora gukemura ikibazo ifite. Ariko iyo dusubiye inyuma twibuka ko nanone Kongo nayo yagenderewe, kuko yagenderewe nabwo ku bushake bwayo. Iyo twibutse ni ukuvuga ngo imitwe ifite intwaro hariya, tukibuka interahamwe zahahungiye zimaze kuyogoza abatutsi mu Rwanda, izo nterahamwe se murumva zikora iki? Ziragisenya, zirarwaniramo, ziragitunda, ni ukuvuga ngo nazo ubwazo zikeneye kubaho, kandi noneho zikeneye no kugira ngo zibone imbaraga. Kwa gushaka kubaho rero ni ukuvuga ngo gifata icyo gihugu cya Kongo nk'igisimu babonye kugira ngo nyine bagihahemo, bakibyibuhiremo, kandi noneho bagire imbaraga, bashake n'impamvu bazatuma babuza amahoro u Rwanda. Icyo bita wa muryango bita FDLR, iyo ni imiryango ituramye muri Kongo, ni imiryango izonze Kongo, ni imiryango isahura Kongo, ni imiryango irya Kongo, ni imiryango yica abakongomani. Kandi abakongomani umva abavandimwe, nibaramuka bumvise ko interahamwe ziri hariye imyaka 20 yose zicaye muri kiriya gihugu, zikiryamo, zikica bene cyo, kica ibyaho, ndababwira ukuri ko nibaramuka bumvise byonyine ubwo buzima bw'izo nterahamwe bakiriye, bakareba neza, bagashishoza, bakabona icyo bita FDLR yicaye hariya buri gihe iryamiye amajanja, ikeneye kwica, ikeneye kwiba, ikeneye guhemuka. Kongomani nikanguka, abakongomani ubwo bagakanguka, bakabona abo bantu bahicaye, iyo miryango hicaye, nikanguka, nishishoza, ikabona akaga bafite kubera bari abantu, nyamara ari byinshi bazageraho, kandi bazageraho kubera ubushake bwabo, bazageraho kubera yenda batabaje bati muduhe imbaraga kugira ngo izi nterahamwe, kugira ngo FDLR zituvire mu gihugu. None se abaturanyi babura gutabara babatabaje? Ntabwo bishoboka. Abaturanyi ni abaturanyi, abavandimwe baturanye na Kongo, nta kuntu batatabara kugira ngo babafashe gukuramo izo nterahamwe iyo FDLR, ndetse iyo mirwi irimo. Naho iyo bavuga M23 n'abakongomani kavukire, ntabwo wakwirukana umuntu wavukiye mu gihugu cye nawe warakivukiyemo nkawe ngo ushake kumurushaho uburenganzira, kandi muri hamwe mwese mwitirirwa igihugu kimwe. Ubwo rero hari byinshi twavuga, ariko cyane ikibazo Info France Rwanda igira ngo ibagezeho abo bita les élites du pays, abo bita ibihangange, abo bita abantu bafite amadiplome, abantu bize ibintu bitandukanye, ibintu bafite ubushobozi bigiye, babishyize mu bikorwa. Kongo n'ejo mu gitondo yabyuka imaze kugira intambwe itera, kandi intambwe ishimishije. Niba hatari ikindi cyihishe inyuma,
kandi nacyo abantu bashobora gutekerezaho cyangwa se bakabafasha kugitekerezaho kugira ngo kive mu nzira. Nibwira ko Info France Rwanda mu by'ukuri itagombye kugira amagambo menshi, ariko ikibazo cya Kongo, imibereho y'abakongomani nibo bonyine ireba. Ni ukuvuga ngo ubwo bazavuga bati bazishyiramo bavuga bati ikibazo dufite niki, kuki tudatera imbere, kuki dufite ibibazo. Nicyo gihe noneho bazaba batangiye kwiga no gushobora kugera ku iterambere no gukemura ibibazo bihari. Info France Rwanda irashimira abadukurikiye kuko ibiganiro nk'ibi, ibiganiro biringaniye kugira ngo mubikurikirane neza, ndetse uko tuzaya tubona ingingo zo kubagezaho mu biganiro byenda byungikanya ntabwo tuzabura kubibagezaho. Niyo mpamvu tubashimira aka kanya mwihanganye kugira ngo tuganire, kandi tuganire ku bavandimwe, ku baturanyi badufitiye akamaro, natwe dufitiye akamaro, kuko ni abaturanyi. Burya umuturanyi ni umuturanyi, kandi umuturanyi bavuga ko ni umuntu w'agaciro gakomeye cyane. Tuzakomeza rero duha ibitekerezo abakongomani kugira ngo nabo bashobore kwiyubaka kandi bashake ibibazo bibarimo, aho kugira ngo bajye kubishaka nyuma ya Kongo. Nyuma ya Kongo nta bibazo bihari, muri Kongo ubwabo niho hari ibibazo. Info France Rwanda irabashimye cyane kandi basaba kugira ngo mufite ibitekerezo mujye mubitugezaho. Info France Rwanda ikibashimiye nanone nuko musaranganya ibiganiro ibagezaho. Nyamuneka ntimukererwe cyangwa se ntazagire utinya kugira ngo yiyaboneshe kuri Info France Rwanda. Kora subscribe kugira ngo nk'ubu ikiganiro gitambutse mu kanya gatoya kikugereho. Murakoze cyane, tubifurije ibihe byiza, kandi ibiganiro birahari byinshi, ariko tuzajya dukomeza kubagezaho uko tubonye akanya. Imana ibagirire neza.